Mwaramutse neza, ndakubita mbangura nihuta, gahunda ziba ari nyinshi, ariko uyu mwanya mba nabahaye nawo ni uw'igiciro, kandi namwe ndabashimira yuko muba mwawumpaye. Ubu rero tugiye kongera tuganire kuri filozofi. Ubu nanjye ndi musanyufu. Mbikuye kuki ngo ndi musanyufu? Kera nkiri umusore, nubwo n'ubu ndiwe ufite imvi, bitewe ukuntu nkina basiketi. Ubibonye wahita uyikunda niyo waba utaragira gute, utarayibona. Ejo twari kumwe nakinnye basiketi imeze neza cyane. Burya iyo ufashe utya ugahita murimo gukina demiteri, twabanjije kuri demiteri cyangwa hafu koti, ni ukuntu muba mukina ikibuga, noneho umuntu akajya gupasa uhita ukomeza. Iyo ushyizemo inshuro 5 turowapuwe, urumva 3 pointers inshuro 5 wikurikiranye, umusore wanjye, burya biba byaryoshye. Ariko nabo twakinanaga nabo barabizi, nzamubereka. Ni umukinnyi witwa Fred, niba ni Franzima Franzima Fred, muzamubona. Tuba dukina, byari byiza cyane. Ubu rero ndavuze ngo ndi musanyufu. Hari igihe nari mu gihugu cya Uganda mu ivugabutumwa, twabyitaga ngo ni ivugabutumwa, ntabwo njya mbaho ubuhamya bwanjye, ariko noneho rimwe warangiza kwigisha umuntu bari barakomotse mu bihugu by'i Burundi, ariko bakorera aho ngaho twari turi, ni muri Kampala, Kebando hariya. Noneho twarangiza nko kwigisha, ati ndi musanyufu, nafashije. Ariko urumva nafashijwe, urumva yavangavangaga indimi n'ikigande yari akizi, ariko mu bijyanye no kusanyuka. Nanone ubwo rero nanjye mbigedeho, Louis, murabona amagambo wenda ndayashyiramo, amagambo yavuze anyandikira, avuga kuri Jean Paul Sartre, twamuvuzeho ejo, tuvuga kuri Federico Nietzsche, ariko arangije ibyo yabavuzeho ntabwo mbitindaho, kandi nabyo nibyo. Ariko noneho byo ntanaciye kure, yavugaga ku bijyanye, urumva Nietzsche avuga ku kintu cya rebanyo. Rebanyo ni ukuvuga ubushyo bw'intama cyangwa umukumbi. Urumva Nietzsche na ba Jean Paul Sartre baba bashaka kugukura muri rebanyo, mu mukumbi, muri tropo, kugira ngo use nkaho wigenga, kugira wigenge kandi ubyumve. None ariko aravuga ati habaho ikintu kimwe gusa, ati noneho ku gihangange Spinoza we, ati habaho ikintu kimwe gusa, nicyo kintu kimwe kibaho. Kandi koko nibyo duhora tubabwira. Spinoza yavuze ko habaho ikintu kimwe gusa, Imana yonyine. Jean Louis yarayumvise neza iyi filozofi, arakubwira ati yatubwiye ngo habaho ikintu kimwe gusa, ati kandi Spinoza akubwira yuko ugomba kumenya. Iyo umaze kumenya, igikurikiraho ni umunezero. Ntibazakubeshye ngo umuntu ngo udasenga, ngo utiyiriza, ngo ntashobora kwishima. Kandi kwishima ntabwo tubiterwa n'inzoga, kwishima ntabwo tubiterwa nuko tuba twakinnye, kwishima nta yindi mirire cyangwa iki, ariko nuko uba wamenye umwanya wawe muri universe. Kandi umwanya wawe muri universe ni umwanya wawe mu Mana nyine. Ni umwanya wawe mu Mana, utayifitiye ubwoba, utanayifitiye n'ubuyoboke. Kumva ushatse kuyoboka Imana ni uko wavuga ngo umutonzi w'inzovu uyoboka inzovu. Ariko umutonzi w'inzovu ukoze icyo ugomba gukora, cyangwa umurizo w'inzovu cyangwa umurizo w'inka, ukoze icyo ugomba gukora gusa ukabyihorera. Kuvuga ngo hari ubundi buyoboke, hari ukundi kwemera inzovu cyangwa inka, uba ari uguta umwanya, biba ari kutimenya. Good. Yatubwiye Jean Louis, nzabakenga tujya twikenga, dukenge n'abandi, tugire gute, ariko byanze bikunze nzabakenga. Yatubwiye ngo ugomba kumenya, iyo umaze kumenya, igikurikira ni umunezero. Mu gitabo cya Frederic Lenoir, ujya ukora amasesiyo ya filozofi, agatumira abantu akabigisha filozofi, akunda kuvuga kuri filozofi cyane ya Spinoza. Avuga icyo bita, yanditse n'igitabo cyitwa ngo Le Miracle Spinoza.
akagenda avuga le bonheur avec Spinoza, yerekana ko nk'uko Jean Louis yahoze abivuga, filozofi ya Spinoza ni filozofi de la joie. Kuko ubundi duterwa agahinda n'iki? Ni filozofi y'umunezero. Duterwa agahinda n'iki? Nuko tubaze ibintu abantu badashobora gutanga, tukabaza isi amahoro idashobora kuduha, tukabaza natwe ubwacu tukitegerezaho ibyo tudashobora gutanga. None izo expectations zose za failinga tukagira agahinda. Ariko iyo urekeyeho expectations zidakenewe, ntumenya nuko byaje, ntumenya nuko byaje, ntabwo uba disappointed, ntabwo utenguhwa. Nawe usanga twitenguha, twari twitezeho ibintu bidahari, duteze ku bandi ibintu bidahari, duteze kuri groupe abantu ibintu bidahari, duteze ku kazi kacu dukora ibintu bidahari, twabibura tugatenguha. Ariko Spinoza agushyira mu buzima budatenguhwa, kuko uba warangije kwakira ubuzima uko buri. Cya kindi Federico Nietzsche yita amor fati, to receive life as it is. To receive life as it is. We yarana nakavugaga, hari ikintu avuga kuri eternal recurring, twarakivuze cyane ariko numva narakigishe mu Cyongereza. Eternal recurring, éternel retour, cyangwa ya éternel retour, ukugaruka k'ibiriho. Ntago byabindi byavuga ngo ubuzima ngo burangire ngo nzongere mbeho. Ako yari yatekereje ati nk'uko nicaye hano kuri urutare, ati nk'ubu ugize ucyo ugahura n'ikinyabuzima cy'ikimaji, kinyabubasha kikuba ati wowe ugiye gupfa, ariko ubuzima bwose wabaye mugiye kongera ubusubiremo. Nuzongera kugera hano nk'uko wicaye kuri uru rutare, wongera upfe, wongera uvuke, ubusubiremo, ujye ubaho gutyo. Ese ayo makuru nguhaye aragushimisha cyangwa arakubabaje? Kandi akumenyesha yuko niba hari umuntu wigeze kugukubita urushyi ufite imyaka 10, uzongera urujye urundi. Niba mu mwanya hari umubu wakuriye, urongera ukurume. Aka kayaga karimo guhuhera karongera gahuhe. Indwara wigeze kurwara irongera izi. Ibyishimo wigeze kugira urongera ubigire. Umubabaro wagize urongera ubigire. Niba ubupfubyi bwarakubabaje, buzongera bukubabaza. Ayo makuru uwo mu magician yaba guhaye, cyangwa ikindi kintu cyose, cyaba Imana cyaba iki, nk'uko idini rifata Imana, kiguhaye amakuru nk'ayo, wayafata wishimye cyangwa waba ubabaye? Nica akakubwira ati niba ubabaye rero uverifiye, ntabwo urakira ubuzima bwawe, ukeka yuko hari ukundi bwari bugende, kandi icyo kintu cyo gutekereza yuko ubuzima bwawe bwari bugende ukundi ni ikinyoma, ntabwo gishoboka. Uko bwagenze niko bwari bugende. Good. Ngarutse ku kintu Jean Louis yavuze, nzabakenga ko ibintu byose ari ikintu kimwe. Tekereza ibiriho, habaye nk'umupira wenda wa football, cyangwa kuko ari abantu bakunda kure, cyangwa basketball. Ejo bundi twari turimo dutwara igikombe, Tigers igitwara RSSB muri basketball. Ariko tuvuge nk'amakipe abiri arimo gukina, n'ugasanga imwe ihanganye n'indi, yumva ati twe duturuka ha turatandukanye, twitoje gutya, koca wacu n'uyu, indimi zacu nizi, abafana bacu bafite bino birango, natwe twambara gutya, indi nayo imeze kuri. Na arbitre akumva abogamiye ahantu hari akayaga cyangwa hari izuba, abafana ari benshi barimo gukoma amashyi. Spinoza arakubwira ati iriya kipe A nta hantu itandukaniye n'ikipe B, byose bigize ikintu kimwe. Ugateranyaho abafana, ugateranyaho kiriya kibuga barimo gukiniraho, ugateranyaho ibyo bariye, ugateranyaho amazina yabo, ugateranyaho ibitekerezo bafite, ibyo bintu byose na stade ukayishyiramo. Urumva? Ibyo bintu byose bigize ikintu kimwe. Urumva? Bigize ikintu kimwe. Ariko twebwe ubuzima bubaho usanga bakubwira ngo ab'inzobe naba, abirabura naba, abashinwa naba, abanyafurika naba, abanyarwanda naba, aba muri Zanzibar naba,
urumva dushyiraho imbibi buri gihe, abize naba, abatarize naba, abazi abize indimi naba, abize amasiyanse naba, abangorofone naba, abasiyantifike, n'abandi nuko. Urumva twebwe twiberaho mu mbibi, twiberaho mu mbibi. Ariko uramutse ubayeho ubuzima budafite imbibi, budafite imbibi, nka bya bindi Giordano Bruno yerekanaga, akavuga ati universe nta mbibi igira, ntabwo wamenya hepfo, ntabwo wamenya ruguru. Iyo uvuze ngo iburasirazuba, hepfo, hejuru, nuko turi muri systeme izore. Twavuze nka systeme izore bivuga ikindi kintu cyo, ariko reka twivugire systeme ferme. Nta kantu gato wafashe, ariko ushyize ahandi hantu ho GPS idashobora no gukora. GPS ikora kuko wafashe mu isanzure ugafata ikintu gito, hari izuba, hari isi, ukwezi, aho bino byogajuru biba binyura, ni ahantu hafi cyane, hato cyane. Aho ngaho hose urahafata, noneho ukaza kumenya aya merekezo. Wareba muri telefone yawe, GPS ikakwereka aho uri. Moto wayohereza, GPS ikakwereka aho uri. Ariko iyo systeme atari ferme, nka universe yose, ntabwo GPS yakora. Ntabwo GPS yakora. Twe rero ubuzima bwacu kugira ngo bushoboke, buri gihe kugira tubane, tugende umenya aho ugomba guhinga, ukamenya aho isambu yawe igarukira, aho ugomba kubaka, aho ugomba gukinira. Ariko ndakubwiza ukuri, izo ni za systeme ferme, ni imbibi twebwe dushyiraho. Noneho tukibwira ko izo mbibi tubamo mu buzima bwacu, no tuzikura muri reality ubwayo ifite imbibi, ariko nta mbibi zigira. Nta mbibi, nta mbibi. Usanga rero Bibiliya ikubwira ati Imana yashyizeho ingabano, amoko yose irayagabanya, ibihugu irabigabanya. Ntabwo ari byo, biriya n'ibintu twe twikorera gusa kugira ubuzima buse nk'aho buba pratique, mu buryo dusa nk'aho twahisemo, mu buryo dusa nk'aho twahisemo. Murakoze rero, cyari ikiganiro kigufi, Peter Claver Rurangwa, filozofi ya Spinoza tuba tubabwira, na literature muri rusange cyangwa ubuvanganzo. Kora share, usangize n'abandi, kandi mukomeze mugire weekend nziza.